Abasuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwese tubana mu biganiro bya day to day. Imana irahambaye, Yesu n'umwami. Imbere yanjye rero nk'ibisanzwe turi kumwe n'umwanalist, umunyamakuru Ewana. Adufite byinshi byaranze siporo iyi weekend. Reka tudatinze tumuhe ikaze. Meze bite Sani? Ndashima ndashima Imana kabisa, nsuhuze n'abantu baba badukurikiye bari hirya no hino ndabizi ariko baze kwihanganira akantu kizwi kabisa. Ikirere cy'Ikigali cya mbere ibindi bana ndisubirira mu burengerazuba naho ubundi ndakwambia Anzika rero mu Rwanda njyewe mu Rwanda byarananiye tute twigire Burayi mu kanya cyane. Reka nze rero mbabwira ibyaranze iki cyumweru kabisa, cyane cyane hano iwacu mu Rwanda. Turahera ku munsi wo kuwa gatanu, ikipe ya polisi yakinaga n'ikipe y'Amagaju kabisa, itsindwa igitego kimwe. Ikipe y'Amagaju igitego kimwe kabisa yateyemo itsinda ikipe ya polisi. Ubona ko ikipe ya polisi itoroheye mu by'ukuri. Mashami ni ukureba ukuntu yakisuganya kuko ashobora kuba yakirukanwa kuko niba ekipe ya polisi ikipe yose bahuye Amagaju agaturuka hariya mu majyepfo akaza agatsindira mu by'ukuri hano i Kigali, ni ibintu biteye isoni n'agahinda ku ikipe y'abapolisi mu by'ukuri. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko uretse kuri uwo munsi Amagaju nyine yatsindaga polisi igitego kimwe cy'uwitwa Serafine, ubona ko amaze kugira nayo ibitego bitandatu. Nama ekipe kabisa yo mu Rwanda ubona ko ari kugenda nta nimwe wagaya. Turaza kugera rero tugereye ku munsi wo kuwa gatandatu, hakinaga ama ekipe nka Rayon Sport ikina, wari umukino wari witezwe n'abantu benshi cyane wabereye kuri Kigali Press Stadium. Ni ikipe ya Vision yari yakiriye Rayon Sport, ariko najya mbabwire ko yatahanye amafaranga gusa, naho amanota 3 Rayon Sport niyo yayacyuye yonyine, kubera ko nujya kureba urasanga Rayon Sport forum ifite ziri guca inkweto, ifite abakinnyi barimo Faringanye, barimo kabisa ba Charles Bare, ba Muhire Kevin ndetse n'abandi bafite forume ziteye ubwoba. Bafashe ikipe barayihererana bayikubita ibitego bitatu. Ni ibitego rero byatsinzwe n'umuri na Faringanye wateretsemo ibitego bibiri, ikindi gitsindwa na Iraguha Haji. Faringanye rero akaba amaze kugira ibitego bitandatu, akaba ari wemera biteri muri shampiyona ubu ngubu, kuko Rayon Sport nyene ikaba n'ubundi ariyo iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 26. Mu by'ukuri ubona ko uwitwa Iraguha Haji nawe amaze guterekamo igitego cye cya gatatu muri iyi shampiyona. Tuve kuri uyu mukino twerekeze ku mukino wahuzaga ikipe ya Gasogi United ndetse na Gorilla. Nawo ni umukino wari mwiza cyane kuko aya makipe yombi yanganyije ibitego 2-2. Muhazi United rero yatsinzwe na Bugesera nayo yari iri mu bihe bibi cyane, kubera ko witwa Haringingo Francis Christian bari bamuhaye imikino 3 atayitsinda akirukanwa, ariko kubw'Imana kubw'amahirwe abona yitwaye neza atsinda Muhazi ibitego 2-0. Mukura Victory Sport nayo ikomeje kugenda yitwara nabi cyane, kuko ubu ngubu imaze kuba nayo ijya mu myanya mibi cyane. Yanganyaga rero na Marine, kandi Marine yari yayisuye hariya ihuye, ariko Mukura biranganya igitego 1-1. Imusanze rero naho habaga match nziza cyane ya Musanze na Etincelle, yarangiye ari ubusa ku busa. Reka twambuke twigire kuri match yahuzaga ama ekipe akomeye ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ikipe ya AS Kigali yari yakira ikipe ya APR, ariko no umukino wari witezweho n'abantu benshi. Abare bavuga bati yaba APR yari itsikiye ubundi tukitwarira igikombe. Nuko rero match yarangiye ari igitego 1-0, igitego cya APR ku busa bwa AS Kigali. Ni igitego cyatsinzwe n'uwitwa Niyigena Clement ku munota 62. Yari kufura rero, yari itewe neza cyane na Ruboneka Rukubinkondo, yitwara neza cyane kabisa, aterekamo igitego cye
cya mbere hariya Niyigena Kerema akina n'umutwe neza cyane kuri kofurari itewe na Ruboneka. Match irangira ari igitego kimwe cya APR ku busa bwa AS Kigali. Si yo match yabaye gusa, habaye na match y'ikipe ya Kiyovu Sport yari yasuye Rutsiro kuri stade Umuganda. Match irangira ari 0-0. Kiyovu ikomeje kuba ku mwanya wa nyuma, iri ku mwanya wa nyuma kabisa, sinzi niba izabasha kuba yahikura kuko iyi kipe rwose irageraniwe, abantu muyikunda muyisengere. Uyu mwanya rero ikipe ya Rayon Sport imaze gutsinda ibitego 17 muri shampiyona, yinjijwe ibitego 2 byonyine, wumva ko izigamye ibitego 15. Iyi kipe ya Rayon Sport ikaba iyoboye urutonde n'amanota 26, ikaba ikurikirwa na AS Kigali n'amanota 20, Gorilla ku mwanya wa gatatu n'amanota 19, mu gihe Polisi iri ku mwanya wa kane n'amanota 18. APR yaramanutse igera ku mwanya wa gatanu n'amanota 17, mu gihe ikipe ebyiri za nyuma ari Vision ifite amanota 8 ndetse na Kiyovu nyine ifite amanota 7. Mu Rwanda numva nta bindi byinshi twajya gusesengura byinshi cyane, kubera ko ubu ngubu dutegereje match izahuza Rayon Sport na Muhazi ku munsi wo kuwa gatatu, hazaba ari ku isaha y'isa moya kuri Kigali Play Stadium, ariko hazaba habanjwe match ikomeye cyane izaba nyine ku tariki enye kuwa gatatu. Ni match izahuza ikipe ya APR ndetse na Polisi. Abantu benshi bavuga ati APR kuva waratsinze Bugesera ukazamuka ugatsinda ikipe ya AS Kigali, ni ukurikizaho gatsinda Polisi, bishobora kuba bitanga icyizere noneho ko APR ishobora kuba yabona yazatsindira derby ku itariki 7. APR rero ikaba nyine iri ku mwanya wa gatanu, imaze gutsinda ibitego 7 muri shampiyona, ariko kandi ntabwo irinjizwa igitego mu mikino 8 iheruka. Remi, unyemereye rero twatangira tukaba twigiriye Burayi, kubera ko nujya kureba urasanga hano iwacu mu Rwanda nta bindi byinshi turi buze kujyamo. Turategereza match iri kuwa gatatu ya Polisi, tuzarebe ikivamo, ndetse tutegereze match ya Rayon Sport na Muhazi nayo iri kuwa gatatu. Nongera ariko mbere yuko tuuma uwo mwanya kugira ngo tujye Burayi, nibutsa abantu ko APR niramuka itsinze uriya mukino wa Polisi izaba igize amanota 20, izaba isabwa kwitsindira Rayon Sport ikagira 26, mu gihe Rayon Sport yaba yatsinze Muhazi ifite 29, yazasigarana ikinyuranyo cy'amanota 3, ariko APR ikaba ifite amahirwe kubera ko yazakina ikirarane ifitanye na Musanze igakuramo ya manota 3, noneho akajya amakipe yombi akajya yatangira gupiganira igikombe cya shampiyona. Ariko bitaba ibyo, APR mu gihe yabitsinzwe na Polisi yabiri kurushaho kabisa kugenda iva mu makipe ari guhatanira igikombe, cyane ko Polisi na Gorilla nazo zicanye ku maso, ubona ko zishobora kuba abakandida. Twambuke rero nyambutsa twigire i Burayi. Ariko nyemerera utarasimbukira tutarajya i Burayi, nihe probability uhereza match APR na Rayon? APR muri kuyitega AS Kigali irakubise, mwari mwabanje Bugesera irakubise, ejo bundi kwa gatatu ifite Polisi, ni Polisi yego, ni hambuka. Urabwira iki noneho APR ijye gura na Rayon, iri gura n'amakipe akomeye, ntekereza ko APR ishobora kudatsindwa kuri derby, ariko ishobora no kudatsinda. Uri guteganya bro, nitujya kureba imikino 8 itambutse, turasanga APR imaze gutsinda ibitego 7 gusa. ntago ubusatirizi bwayo bumeze neza, ubusatirizi buri hasi. Urajya gusanga umuntu bashingiraho wari Meri Bitero umwaka ushize ariwe Victor Mbawamacukumeka, urajya kureba usange nta gitego na kimwe afite. Mamadusi afite ibitego 2, ariko ibyo bitego 2 byose ni bya penalty yatsinze Muhazi. Urajya gusanga ninde wundi se twatega, Lamine Barekashwe ibitego 2 nabyo ubona ko mu mikino 8 amaze gukina si ibitego 2, nta busatirizi bafite bufatika. Bitandukanye no muri Rayon Sport, urajya kureba ugasanga ikipe ya Rayon Sport ifite Faringanya amaze gutsinda ibitego 6, ugasanga Muhire Keve afite ibitego bye. Urumva, urajya gusanga umuntu wita Muhire Keve afitemo ibitego 2, nujya kureba urasanga Iraguha Haje afite 2, Charles Bare afite 2, ugenda ugere nta muntu umwe uri guhozaho
muri Rayon Sport usanga amakipe abakinnyi bose bakina je collective ariko ugasanga noneho bafitemo wandi ushobora kugutsinda isaha n'isaha cyangwa kugukoresha penalty cyangwa kufura. Nge rero probability APR, ariko nanone ukabona ko APR ishobora kutazatsindwa kubera iki muri iyo mikino 8 nubwo batatsinze ibitego byinshi ariko nta nubwo barinjizwa igitego na kimwe. Nta kipe irabasha kuyihangara ngo yishakemo igitego ikibone. Yandi magambo rero birasobanura ko defense ya APR irakomeye. Urajya kureba umuntu witwa Yunusu bamukuyemo bazana uwo bita Ariuswane ari gufatanya na Kerema na Ariuswane bamaze kugira duo nziza nyine babona ko bafitanye akantu ko kuba bafite umukino wegeranye kandi nta muntu urabasha kubameneramo ngo abone igitego. Nujya kureba ku ruhande rw'iburyo Gilbert bakunda kwita Kagege, ndetse ukareba ku ruhande rw'ibumoso ukasanga nyine Claude ariwe kapiteni, urasanga uruhande rw'inyuma rumeze neza. Hakaba ariko nanone Tadeo Ruwanga engineer ubabereye nka rido yabo. Iyo defense sinzi niba Rayon Sport izabasha kubona mo igitego. Faringanya afite akazi gakomeye cyane kuba yabameneramo akabona igitego, ariko na Rayon Sport muri iyo mikino 8 ndi kuvuga nayo ntiringizwa igitego. Kugeza ubu ntago Rayon Sport yinjizwa igitego. Nukuba mu mikino 9 mu mikino 10 bamaze gukina muri champion binjijwemo ibitego 2 nabyo byo kuri match ya kera mu kwa 8. Mu mikino iheruka ntago Rayon Sport irinjizwa. Rayon Sport na APR mu mikino 8 bose nta gitego kirajya biza. Ndatekereza tuzagira umwanya wihariye wo kuganira kuri APR na Rayon, ariko urabizi ntago nkurikirana imipira yo mu Rwanda cyane kubera ko suko ntawe ukunda umupira wo mu Rwanda, ariko nzongera kureba umupira wo mu Rwanda no kukurikirana nabonye ikipe ijya muri Champions League nibwo nzawureba. Ejo bundi nari nzi ko APR ingezayo nkongera gukunda umupira wo mu Rwanda ariko biranga. Reka twigire rero i Burayi Asani. I Burayi nyemerera duhere kuri match itari yoroshye twari twanabigarutseho mu cyumweru gishize. Pep Guardiola ni ikipe ye Man City rero Man City Liverpool. Nabwiye abantu ngo iriya niba ari iriya Ballon d'Or babahaye abamagiye kugeza kuri uyu mwanya sinzi ikibazo cyavutse kuvira Ballon d'Or yajya muri Man City. Ahari nyine ibyiza wagira ngo ni za sezo z'ubuhinzi. Sezo A bari tuba twagize kuri boom phase hahandi nyine ubuhinzi buba bwazamutse ari bwinshi, ariko sezo B ugasanga twamanutse. Biba biterwa n'iki rero? Ninjya kubihuza na economy urasanga iyo umuhinzi uyu munsi yahinze ibigori bikaba byinshi ku isoko, urasanga nyine kiro ugasanga wenda ibigori 10 biri kugura 100. Sezitaha abahinzi bazahita babona ko ibigori byatakaje isoko barekeraho guhinga, usange sezikurikiyeho inzara irateye. Niko ndi kwibona rero muri Man City. Man City yagize igihe cyiza cyo gutwara Premier League 5 zikurikiranya. Pepe Guardiola nakazi gakomeye yarakoze. Na nimugoroba yabiberetse bari kuvuga ngo ubwo bamuserezaga yajyaga bereka kabaga ati mwibuke ko mfite 6 yakiraga 5 zikurikiranye. Nubwo ngo 5 zikurikiranya ariko haciyemo nyine Klopp nawe atwaramo imwe ya Liverpool. Urumva rero iyo ni record ikomeye cyane umuntu witwa Pepe Guardiola yakoze. Ariko nanone ibyo ngibyo yongeraho Champions League. Man City nta gikombe na kimwe cya Champions League yagiraga, araza nayo mateka arayasenyura. Champions League arayibahereza cyane, bituma urumva ibyo rero byatumye ikipe nka Man City igira n'umukinnyi umukandida umwe rukumbi Rodri atwara Ballon d'Or. Nubwo mbere byabibayeho mu mateka. Ahari bageze nyine icyo kintu nyekeza ko ari cyo kiri kubananira. Ni ingaruka za Ballon d'Or. Wasanga ahubwo management yo kumva ko ibyo bintu bishobora kuba ku ikipe imwe biri kubananira. Ariko nanone hari abantu bari kuvuga ko igitabo cya Guardiola ngo bakiyibye, ngo igitabo yari yanditsemo amayeri y'umupira yose atekereza ko ngo baba barakiyibye, ngo bakagenda buri page yose kwa barayisomye. Kuko nujya kureba nk'umukino bakinnye ku mugoroba babateretsemo ibitego 2 ku busa, bisanga ibitego 4 batsinzwe na Sporting, bisanga ibitego 4 batsinzwe na Tottenham. Urasanga City izamu gutya gusa n'ukugenda banyuramo wagira ngo nta n'umuntu urimo. Kandi ubwo mediane yabo irimo KDB ariyo nyine twafatanga nka playmaker ariyo wakoreraga Haaland. Mu by'ukuri nawe sinzi nawe twafataga nk'umuntu z'agapira, sinzi ahantu kaje kujya. Biraza kugorana rero kuri Guardiola. Ariko nyemerera umpurize ibi bintu
kuki uri gusanga Pep nibyo ni umuregent yatwaye ibyo bikombe kuki ari kugaruka kuvuga iri zina ntitwatwaye ibikombe maybe moze ndeba mu kanya amagambo Kyle Walker yavuze ngo twatwaye ibikombe ngo mu mikino myinshi twagejeje amanota 100 ntibi byose kuki bari kugaruka kuhahise cyane ntibarebe preza y'aka kanya ntabwo nari umugabo ihabwa intebe kuki noneho Pep Guardiola n'abakinnyi bari gukunda kubigarukaho n'abafana bo bacatinze ngo Pep Guardiola agende ukabona ari kubereka amatitles kuki none hatari kubereka kuri table icyo ari kuzana uyu munsi urumva Guardiola yashingiye ku mateka yubatse muri Man City afite ijambo nanone ntabwo wajyaho ngo urimwambure afite icyo kuvuga kandi nabo ari abakinnyi bafite icyo kuvuga kuko nibo bakoranye ayo mateka bafite kugeza uyu munsi rero ijambo ryo bararifite ariko ntabwo nari umugabo ihabwa intebe ntabwo urambwira ngo ikipe nka Tottenham ikubonyemo 4 Sporting ikubonyemo 4 Liverpool irazi guteretsemo none underdog ubona ko ikipe mu mikino 5 iheruka bwa mbere kuri City mu mikino 5 iheruka n'ubwa mbere Man City biyibayeho Pep Guardiola na Pep Guardiola n'ubwa mbere byabaho ko imikino 5 ikurikirana Man City yaba iriyemo ibitego bingana kuri none igatsindwa imikino 5 ingana kuriya mu byukuri ubona ko nujya kureba nyine urasanga iyi Man City ntabwo irajya kugenda yego nyine nk'abantu begeze kubica bigacika bagatwara izo Premier League zirenze zigeze muri 5 bikurikiranya nyine baravuga ati okay nawe bitabaho natwe nyine ntabwo twahora duhedinze akaba ariyo mpamvu wenda bavuga ngo nimubone ko turi mu bihe bibi nka gutya twegeze kuba twagira ute twatwara ibikombe ariko se ubu ngubu niyongera gutsindwa indi match Liverpool imaze kumushyiramo amanota 11 cyane ubu ngubu niyongera gushyiramo andi 3 ariko ngo yigeze no kuyakuramo sezo ya ryari sinibuka sezo yakuyemo turabizi cyane ko ikipe noneho nyemera turebe noneho kuri iyi Liverpool byakinnye hari ubuhanga wavuga Arne Slot yaba yakoresheje bwo gutsinda iyi match cyangwa n'ibyabihe yafatiranye Man City irimo n'uyu mutoza kugeza ubu uhagaze neza mu masezo ye ya mbere wagira icyo bitubwiraho nacyo abantu benshi twatekerezaga ko Klopp nagenda Arne Slot agafatira ikipe cyane turahita tubona gap Liverpool isubiye mu myaka tubona ko harazamo gap tukabona Liverpool igiye gutakaza concentrate igiye kunyura mu bihe byo gusafaringa cyane niko nanjye nabitekerezaga kuko numvaga tutari buze kubona umuntu uri buze kuziba kiriya cyuho byoroshye ariko attention nujya kureba uyu mutoza uburyo yarinya ekipe ye ya Liverpool yazanye uburyo bushyashya bw'imikinire uzi ko umuntu witwa Mosala yongeye kuba mushya ntabwo wamenye ko imyaka irimo kuzamuka narindi buze no kukubaza kuri iki kibazo ibi bihe Monsara arimo tubaza kwihuza n'ibijyanye na contract ye hari ikintu uri buze kutubwira ariko banzkomeze kuri mutoza uyu mutoza ajya kuza mu ikipe ya Liverpool wagira ngo yabanje nyine wagira ngo ni nawe wibye kiriya gitabo kuko nujya kura mu mikino 5 iheruka we nta numwe aratakaza birashoboka cyane pe birashoboka cyane kuko nujya kureba urasanga nyine nta mukino numwe aratakaza muri iyo mikino 5 we iheruka birashoboka cyane nawe kuko uyu mutoza uburyo yarinya ekipe kandi yaramaze kubona yari afite confidence ziri hejuru yari afite confidence niyo avuga ngo iyi City iri kurya ibitego bingana kuriya ninjye uri buyigereho nkayinonera wazaga ahubwo yababaye cyane ko yatsinze ibitego 2 yumvaga nari buyibonemo muba 4 ariko nyine Man City nyine wabonaga kiri gukina yitabara kuko Liverpool yageze higira nibure 87 bya position kipe yamurushaga City ifite 13 kipe yamurushaga Pep neza wagira ngo umupira waramenyekanye niko abantu benshi bari kuvuga kuryo umuntu ashobora gusoma match yawe nyine akakwiga akakumenya totaloma ubona ko iyi Liverpool yo iri seriye cyane nujye no kureka ku mugabane w'Uburayi urasanga Liverpool na Barcelona nubwo yatakaje muri weekend Barcelona yatengushye abantu muri weekend yatsinzwe na Las Palmas ibitego 2-1 kandi Las Palmas yayisanze wabo ngo VAR ariko ngo ntiyakoraga yaho ikipe se ifite barafinye baramini ya mare VAR ntiyakoraga ba Robert Lewandowski basanzwe baterekamo 5 bari babakuyemo se wenda uyumbwira ngo
ngo batsinzwe wenda babishyizemo barabyanga bashyizemo ibihese oya zahari penalty banze mani ya Paul Victor ariko kuki bashakira kuri tugarukeho Barcelona ho gato nyemerera tutarava i Liverpool yego Anfield hariya ibi bintu Monster ari kwivugisha muri iyi minsi uri kubona ko contract yiwe igiye kurangira cyane n'amagambo ari kugenda agarukaho ari kwerekana ko we nta ruhare runini abifitemo ahubwo biri mu biganza bya Liverpool ukavuga ngo nk'amagambo yatangaje nyuma y'umukino aravuga ngo ndi kwinjoyinga buri munota cyangwa ndi kunezerwa na buri munota ndi gukina hano i Liverpool erega araryohewe ariko turabihuza na contract ye guta aho nari gushaka kwaka ibya mirenge cyangwa gushyira kuri pressure ngo bamusanyiningisha yindi contract mu gihe akiri muri ibi bihe bye byiza tuziba Aubameyang muri Arsenal bagira ibihe byiza bagiye gusoza amasezerano aho we ntari gushaka badusobanurira uburyo imivugire ya Monster kubyerekeranye na contract yiwe sintekereza ko Monster ari ku gitutu kubera ko yaherukaga kugira ibihe byiza nka biriya ubwo Sadio Mane yari ahari iriya duo yabo yarakoraga cyane ariko kandi ubu ngubu ubwo hari uwo bita Luis Diaz Marulanda ubona ko yamugaruriye za forumize ntabwo Monster ari kuvunika cyane kuko abavuga uti barajya bamaze kubera ko Luis Diaz ari umukinnyi nawe umaze kugira kuri karibu ashobora kuba yaguterekamo igitego isaha n'isaha amakipe ari kujya guhura na Liverpool ari gutekinga time urumva ari kujya umutoza ari kujya avuga ati before yo kujya gukina na Liverpool akabanza kwiga uburyo ari buze gufata nibura abakinnyi babiri barajya gufata Luis Diaz bikaza guhereza agahenge cyangwa se umwanya umuntu witwa Monster akaza kubona ubwinyagamburo nyine bw'ahantu ari buze kumenera agatsinda Monster rero afite impamvu yo kuvuga ari amagambo ariko kandi nta n'igitutu afite none se ubu hari ikipe ahubwo ari gushaka gushyira igitutu kuri Liverpool kuri Liverpool akabwira uti furume zanjye zagarutse n'igihe cyo kuba noneho hari ikintu abapunditi nakomeje kugenda ndeba ngo celebration ziwa kenshi ari gukunda gukuramo umupira agafata iyo karita y'umuhondo ngo yerekane ko na physically akiri strong ngo ni message ari gutanga nabyo ngo abashaka kuvuga ngo imyaka yaje ngo najye muri Arabia Saudite ntago mbyemeye uko nguko abapunditi bari kuvuga ko ibintu byo guserebura nabyo ari kwerekana nti ndacyarimo Monster ari fit arahari uramuhereza indi myaka ingahe muri Premier League ubu se Monster ba Ronaldo bahavuye bafite ingahe niba ushaje kubarusha wamuhereza imyaka ingahe Sara nanjye namuhinda 3 wamuhinda 3 ariko muri Liverpool ntago namugira nk'umuntu nzagenderaho ariko akaba hari yakina ibiri kuri izi energy noneho nko kuwa nyuma akaba ari gusezera nyine asezera akina 15 cyangwa 30 especially ariko kubera ko nujya kureba buri kipe yose ikenera umukinnyi ufite experience muri ekipe niyo naguha urugero twibera hano iwacu mu Rwanda urasanga umuntu witwa Muhire Kevin kapiteni wa Rayon harya buriya niyo yafropinga gute ariko dressing room akakugira amateka gwa twegeze kugenda tukajya muri CAF Confederation Cup twageze aha twacaga muri izi nzira iyo twabaga turi muri situation izi nizi zikomeye gutya twamanaginga situation gutya urasanga rero Liverpool ikeneye umuntu nk'uyu apana kumuhengekera kuvuga ngo niwe tugiye kubakiraho ahubwo akaba hari akavuga ati uyu ni umukinnyi w'umupolisi aha n'isaha yabura situation iri danger akaba yashaka igitego nk'umuntu mukuru ariko kandi ashobora kudufasha muri dressing room ariko kandi aracyafite n'imbaraga iriya myaka ntago yari yasaza cyane ku buryo atatera umupira namuhindi imyaka nk'itatu ngewe ariko nkabikorera ko ari umuntu waciye muri Liverpool akabafasha gutwara akanatwara ziriga cyane yatwaye ziriga yatwaye Premier League kandi noneho yabaye top scorer hari n'igihe twageze tumuhereza Ballon d'Or the time twari turi kuvuga babonaga ko ari yatwaraga James yatwaraga cyane abantu bavuga ko yayibwe cyane ariko bakavuga ngo nyine nuko yari umunyafrika iriya match rero ni match yari ikomeye kuko ujya kureba Cody Gakpo yari yafunguye amazamu ku munota wa 12 Luis uyu nguyu nyine Mohamed Salah yamuhaye umupira mwiza cyane aterekamo hari akaririmbo muri iyi minsi bari kuvuga ngo akira ngo nakongwa n'indirimbo ya gospel uwo mupira Salah yahaye uwo mujama ni Gakpo Cody Gakpo nawe yari nk'iyi ndirimbo iri kuvugwa muri iyi minsi yitwa ngo akira oya ikindi gitego ni Salah ni Salah wari wagiteretsemo ku munota 78 match barayikiringa City Ewan ikintu yarwanaga nacyo no kurwana no kuvuga ati nyabuneka bitaza kongera bikuba bine
mwihangane ntibyongere kuba binini kuko nicyo nabonaga kuko yafataga umupira wo bita akanji bagahita bamukuraho yawufata uyu ariko no ku nguyu gitego cya mbere ni uburangare bwa City pe. ni City ubona ko nyine iracyahuzagurika iracyagwa no kuvuga ngo ese ni icyuho cya Rodri gusa cyangwa n'umutoza nyamara yagiye ari amasezerano ahubwo nayo Santi yayasinyura hakiri kare agahita asezera. narabikubwiye mu minsi yashize nti Pep Guardiola akeneye gufata kuba yaratwaye zino shampiyona burya bya nyuma ni by'abantu bahaga bya nyuma bica amazuru abantu bibuka ibyiza umuntu yakoze. uzi ko se buriya ashobora gutuma nka City igenda ikabura no muri Conference League bikahita ariko iyo yibera Klopp aragiye ifatira igihe araruhuka. Reka tuve Manchester ni Liverpool ugiye kiba cyagiye n'abantu batarambirwa nyabone ibi biganiro si byose ni nta kibazo. Reka tujye kuri uyu mutoza nawe ufite mind game nyinshi cyane ntari kwemeranya nawe n'amagambo Enzo Maresca yatangaje nyuma y'umukino Chelsea yatsinzemo Aston Villa avuga ngo ntago nizeye ko twiteguye guhangana na Arsenal na Liverpool na Manchester City kubw'impamvu nyinshi ko kuba twatsinze uyu mukino ntibisobanuye ko igitekerezo cyo guhangana n'aya makipe ku rwego rw'uko natwara shampiyona mbigarukaho. Kandi kugeza ubu ikipe ya Chelsea iri kunganya na Arsenal iri ku mwanya wa gatatu biri kunganya amanota bikanganya ibitego bakanganya icyo bari gutandukaniraho icyo bari gutandukaniraho ngira ngo ni nani ni ibitego barabinganya ibyo baziganye ibyo binjije ibyo byose icyo bari gutandukaniraho na Arsenal kuba ari A Chelsea ikaba ari C rwose kandi n'umukino wabahuje byaranganyije cyane. uri kumva uyu mutoza ntabwo iba ari mind games ikipe urumva nayo ni ya kabiri cyangwa ni ya gatatu kuri table imaze gutsinda amakipe nka Aston Villa ni ikipe muri iyi minsi wavuga ko atari ikipe ntoya ntabwo ari ikipe ntoya akongera kandi iyo kipe turi kuvuga iri ku mwanya wa gatatu cyane. Chelsea rero mind games uyu mutoza ntago ubona ko nawe ari byayinde by'abatoza nyine byo kuvuga ngo ntago duhangana ariko wareba strategically Chelsea iri kuza muri bwa buryo bwabo bafite projet ubona ko yubakiyeho bano ba Yao Felix ba kano kana ka Cole Palmer. No kuvuga ngo Chelsea ngiye iri amaci cyo kuba numvaga ne buri butere nka 2-1 kuko na Emery nayo na Aston Villa yiwe ubonaga ko ari ama equipe nago numvaga ko na Emery yatsindwa as underdog kuri nyine kurya yaterwamo maga buri bundi bibaye bitatu yamaze kuba maga yego byarutwa kabisa ukawusubika. Naho ubundi Chelsea rero afite uruvugiro uyu mugabo kuko urabona ko ikipe ye nino yatangiye kuba gufata irangi byatangiye bigorana ubwo baguraga ba Mikel Modric bano ni Madueke baciriwe ndetse na Badiashile baragenda bagura nyine ba Enzo Fernandez bagura abana nyine benshi ubona ko bari hiti ero y'ubushize wabonaga abana kare bari guhitinga. Chelsea rero uburyo yaguraga wabonaga ko igamije kubaka ikintu izubakira ngo nibura mu myaka 5 iri imbere ariko kandi nibo batangiye kugenda nyine biyubaka kuko nujya kura n'ibitego ababitsinze urasanga ari Nicolas Jackson waje abantu batamwemera ahushagura ariko kimwe kikaboneka ariko ubu ngubu barakora match 3 zikurikiranya aterekamo igitego. Urajya kureba noneho Enzo Fernandez nawe kuri mediane neza imaze gufata irange ubona ko amaze kuba nayo yafatisha ariko kandi Cole Palmer nawe amaze kuba agaragaza ko igihugu cy'Ubwongereza ajya hagararira. Urabona ko rero Enzo Maresca ibyo yavuga byose nta wamutera amabuye kandi ariko none nitujya kubigeranya na Arsenal kuko arumbaje uriretinga kuri Arsenal Arsenal na n'uyu mutoza wayo Arteta ntago ari guhozaho ndagira ngo uhite unakomerezaho tuyivireho rimwe. Arsenal imikino 2 ibitego 10 nukugaruka kwa Odegaard niki kapiteni Odegaard akigaruka abakinnye kumwakira kumwereka ko bamwishimiye ariko nayo kubereka ko noneho hari ikintu cyari cyarabuze kuva yagiye ewana babihurije hamwe ari urwo rukumbuzi rwo kuvuga ati kapiteni wacu naho hari ariko nawe nanone kuvuga uti nubwo nari piyo ikomeye itagomba kuva mu kibuga ya safaringaga twabibonaga ni nabyo Bukayo Saka ejo bundi yabivuze havuga nti ndishimye cyane kuba Martin Odegaard agaruka cyane kuko urajya kureba kuri match zaherukaga urasanga
kuba kapitene atararimo ikipe yari itangiye gusubira inyuma pe. Cyane. Rero City yari yihanganye na Liverpool ku mwanya wa kabiri Cyane. igenda isubira inyuma aho rero uyu muhungu agarukiye Odegaard nibwo noneho ikipe itangiye kuzuka barahuriza hamwe kandi no kure mu buryo bw'ibitego ariko nanone ujya kureba ku uwo bita uyu muhungu Arteta. yitwa oya ndavuga defense yabo Saliba na Gabriel Magalhaes. yego Ah. na Declan Rice Mm. ewana iyo bahari bameze neza numbwira ibintu bya Kivior ukunda kuza asimbura ibintu bikazama Kiwioro. rumva ariko baramuhungu bahagaze hariya bameze neza ikipe ntabwo mpamya ko wapfa kuyinjizamo igitego nujya kure noneho muri mediane yabo Odegaard, Partey Odegaard na Partey na Declan. ndetse na Declan Rice nabo barahuza Mm. urumva barahuza as equipe ukabona bari gukina teamwork ariko noneho ukaba ufite abantu bari imbere nka Bukayo Saka ushobora kuba yakurasa uyu muhungu w'umudage Kai Havertz yakwica kandi noneho ntabwo ari ikipe ikiza cya Arsenal nubwo idafite swadi nini ngo isimbuze ivanemo mwishyire mu ndi nk'uko Man City yajyaga ibitsindisha andi makipe ariko noneho urumva urajya gusanga ntabwo Arsenal igira umukinnyi umwe yubakiraho nta mukinnyi n'umwe wubakiraho ngo bavuge ngo dufite umwatakuzwi ngo ni Bukayo Saka hoya uwo ari we wese yagutsinda igitego gishobora no guturuka muri defense bakaba bakurasa Arsenal rero nayo kuva nyekeza ko igiye kuba umukandida mwiza niba uyu kapiteni wayo yarakomeza akaguma muri zino forume ntiyongere kugira ibibazo by'imvune nyemerera tuvuge gato cyane kuri Man U ariko tuzanagira n'igihe gihagije cyo cyane ko kwa gatatu hari match ya Arsenal na Man U ariko nanone gira icyo ubwira abakunzi ba Man U nibyo Man U yatsinze Rashford twamubonye yatsinze ibitego bibiri n'iki wabwira abakunzi ba Man U aka kanya tunazagira n'umwanya uhagije wo gukora analysis ku hagati ya Arsenal na Man U nukuvuga ngo iyi Manchester United uyu mutoza umurini akifata yabanje gutangira atsikira ataranganya umukino wa mbere ariko umukino wakurikiyeho yahise atsinda 3-2 atsinda ikipe ya Greenwood ayirasa kabisa 3 nubwo nawe yari yinjijwe icyagiye twari turi kuvuga ngo uyu mutoza nawe kari kwinjizwa yego yatangiye kwinjizwa ariko noneho yatangiye guterekamo ibitego atinjizwa 4 Rashford twari tuzi Rashford na Zirikize ubona ko bari man uyu mutoza none atangiye kubona namugirira icyizere buriya nari natangiye kugira akantu ka dute kuba atsinda nawe akinjizwa buriya nujya kumva nuzabaza abatoza benshi barakubwira ngo before yo gutsinda banzo urinde izamu ryawe buriya ushobora gukina imikino 10 urumva iyo mikino 10 waba utarinjizwa igitego buriya ziko ari cyo kintu kiri gusavinga ikipe yes ziko ari cyo kintu kiri gusavinga ikipe ya APR performance yayo nuko amahirwe igira nuko itagitsindwa nuko itinjizwa buriya iramutse ifite igenda inganya kuri ariko yaninjijwe cyaba ari ikibazo gikomeye cyane ariko buriya ifite amahirwe yo kuvuga ngo ubwo inyuma bimeze neza tugiye gushaka ubwo tuzajya tugira ute dutsinda before rero naramaze kugira dute ndi kuvuga ati se iyi Man U igenda yinjiza 3 ikinjizwa 2 noneho ku ikipe ntoya bimeze bite ariko noneho yatangiye kuzana akantu k'ubuseriye cyane defense yahagaze neza Rashford muri forume zityaye cyane ndetse na Zirikize baterekamo ibitego 4 kabisa bitwara neza cyane tuzagira umwanya uhagije wo kuganira ku ikipe ya Arsenal na Man U bifitanye umukino kwa gatatu nyemerera ntidutinde muri Espagne abantu baba bashaka kumva mu Bwongereza no muri Espagne tugaruke kuri iyi Barcelona tujye kuri Real Madrid turangiza dusoze iyi Barcelona yatangiye itsinda yatangiye imikino 2 ya mbere yarinjije ibanzwa irishyurika kura comeback igatsinda turavuga ngo umutoza ntaramenyera ikipe tubona noneho Barca yishyira abakunzi bayo muri forme yo gutsinda ibitego 5 barafinya mu minota mike cyane batsinze ariko aka kanya ntago ari byo turi kubona niki kiri kubura muri Barcelona ntabwo ndibuze kuyicira kari urutega ntabwo nyine ndibuze kugenda mvuge ngo Barcelona iri mu bihe bibi kuba nujya kureba match iri gukora muri Champions League iri gutsinda ibitego 5 ariko kandi no muri La Liga naho niko bimeze ntabwo ikipe yahora irone top
n'izi za Rayon Sports muri kuvuga ngo zitsindwa zemaze gutsinda imikino 8 ushobora kubona ukabona itsikiye ejo bundi kuwa gatatu kuri Muhazi ntabwo yahozaho bibaho cyane twabonye Jorona umwaka ushize irayobora kabisa igeza igikombe iracika akagozi nyine kageraho karacika ntabwo ari ikipe no irazi gatungurana ikakurasa ni ibintu bibaho cyane ntabwo abakinnyi nyine bahora bari muri forume zimwe ariko nubwo twavuga gutyo Rafinha we he's on fire agatego ke kamwe kaba kanyoye abanyebrezil baracyaye cyane ntabwo njya kureba uyu Arsenal uyu mudefense oya abanyebrezil bameze neza cyane sinzi impamvu bagera mu ikipe y'igihugu yiwabo bikanga bahuriramo ngari urareba Vinicius Junior bahuriramo ari benshi bureza kumva ko ari umupora bureza kumva ahantu ari kuko urareba Rafinha ujye muri Barcelona usange ni uyoboye ujya kureba uyu muhungu Vinicius Junior ujye muri Real asange ngo niwe legend rero nta bihanga bibiri bihira mu nkoni imwe ni ku Banyarwanda hito unasimbukira muri Real Madrid yatsinze terekamo ibitego bibiri hariya ku guhuza turi kubona Jude Bellingham yavuye mu mvune ari kugaruka mu bihe bye byiza nubwo avuga ko ataraba fit nicyo bavuga noneho iyi competition ntigiye kuryoha noneho muri Espagne Barcelona Real Ancelotti abanza hangane n'ikintu cyo guhuza aba bahungu batatu nzahora mbigarukaho arabanza Mbappe abashyire ku kigero kimwe Mbappe Vinicius Junior ndetse na Jude namara kubarekeye nyine yamaze kumenya uburyo abakinisha neza urabona ko si imvune ya nani Vinicius no mukino yawe kinnye urumva ubona ko uyu Vinicius Junior iyo babonye penalty iyo habonetse penalty ibigiye guterwa na Vinicius Junior niwe uyitera buriya ntabwo yayihereza Mbappe mu gihe azi ko Mbappe amurusha ibitego bishoboka icyo kintu rero azabanza reading avuga ati Vinicius Junior byaba bimeze gute uzatera baro uvuga ngo penalty tuzihariye wowe Mbappe ari ubundi twabonaga ari umukinnyi uca kuri kuruwari ariko agatsinda turuka nyine ku ruhande sibyo akoresha wa muvuduko we munini cyane akoresha spring ariko none ugera ahantu umuhagarika imbere agahagarara gutya ntago bizakunda byahise byica umukino wa Jude kuko Jude yabaga nawe ikipe yaramukoreraga agatsinda ibitego byinshi rero Ancelotti ni umutoza w'umuhanga kuko ni na mpamvu Brazil yari igiye kumuha akazi ariko akavuga ati reka ngume muri Real biraza kumusaba kubanza guhuza bano basore batatu namenya kubabalansinga neza biraza gutuma ikipe imera neza ariko kandi iri kurusha Barcelona performance kuko mu mikino 5 iheruka Real Madrid imaze gutsindamo imikino 4 yatsinzwe umwe mu gihe Barcelona inaheruka wa Barca yego mu gihe Barcelona yo imaze gutakaza amanota 8 maze gutakaza amanota 8 nyine yatsinze 2 yonyine inganya umwe itsindwa 2 ubona ko Barcelona ishobora kuba urede unabariyemo kuko Real inafite ikirarane cyane itsinze yahitiyisha amanota 2 reka tukwibutse n'abadukurikiye nyabo nabajye bakora subscribe twuzuza 40 sibyo yego cyane rwose bibuke no kujya kuri page yacu ya Instagram na TikTok ndetse na Facebook byose ni day to day nicyo wabwira abantu dusoza Sani reka tubahe rendezvous yo kuwa gatatu mu Rwanda turabagezaho match hatagize igihinduka turabagezaho match ya APR na Polisi ariko kandi ariko ya Arsenal na Man yego ibyo byose za rendezvous zose ko tuzicara tukavuga Arsenal na Man icyo cyaka nuko babanza bagakanda subscribe kuzuza 40 kuzuza 40 bikanarenga uyu mwaka ushire twujije 40 40 gusa umwaka uzaze twujije abantu dukurikirana kuri day to day twuzibumbise nkana umwaka ushire wuzuye senkani tukagera mu kwa kabiri kiriya gikombe natwe cy'ibihumbi twakiriye twihinego bantu tubana kuri day to day ibihumbi 50 uyu mwaka ushire byuzuye kuri Instagram naho twihute dukore do following ndetse no kuri TikTok reka tubashimire rero abantu bose tuba twabanye iminota ntago ari mike waturebye iminota yose igashira ariko n'abantu nyabona madama franga twamamaze dore Leonidas yakeneye amafaranga nanjye ndayakeneye na boss arayakeneye sibyo cyane reka tubashimire rero mwese twabanye iki kiganiro kuva kitangiye kugeza kirangiye ciao ciao cyane mbashimira aho muri hose mudukurikiye